Alright. Reka nongere mbaye ikaze abakomeje gukurikira channel yacu East African Movie. Dukomereje ku gice cyacu cya kabiri cy'inkuru y'uyu mugabo rwose wiyemeje kuzajya asambana na mukuru w'umugore wiwe. Hari uwakomanze. Ese ninde wakomanze bari koga? Umugore yasohotse ava muri dushe ajya kureba umuntu wari uri gukomanga. Umugore w'uriya mugabo niwe wari uri gukomanga. Ese yamubwiye ngo iki? Yaje amutakira amubwira ko rwose abangamiwe no kubona atabona umugabo wiwe, ntago azi aho ari rwose. Ntabwo uzi aho ahari, none kugira ngo mbigenze gute? Ntiyakubwiye ko agaruka? Ko mbona ku gitanda hameze nabi, byagenze gute? Ninde mwari muri kumwe ku gitanda? Yagerageje kumubeshyabeshya. Umukobwa arabyemera ariko abyemera atabyemeye. Urabona rwose ntago abyumva. Yaragiye ariko agenda asa nkaho yirukanwe rwose. Uyu mugore nawe yariruhukije kuko yabonaga ko yafashwe birangiye rwose. Yaraje arakingura, umugabo yagiye. Yagiye. Ni ukuri rwose ibi bintu nje ndumva nabireka kuko bizatuma nisenyera rwose. Ni ukuri mbabarira tubireke, ntituzongere kubikora rwose. Ngo ntituzongere kubikora? N'ukuntu ndyohereza ngo ntituzongere kubikora? Njye nta kibazo mfite. Ntugire ikibazo rwose. Urabona rwose baratwereka bari ku gitanda. Umugabo mbese yacitse intege, yacitse amazi muri make, niko bajya bavuga. Urabona rwose bafunze isafari, hari aho berekeje. Bagiye mu butembere. Urabona rwose baratwereka bamaze kugerayo. Ni iwabo w'uyu, ni mu rugo rw'uyu mugore waryamanaga n'uyu mugabo. Ni ukuri nizere ko muri amahoro mutuje, ntimugire ikibazo. Aha ni mu rugo. Mufate icyo mushaka rwose. Reka mbe ngiye hari inyuma kugira icyo mbashakira. Ndaje ndagaruka. Sibyo? Sister, nta kibazo rwose. Kandi ni ukuri turagushimira ukuntu ukomeza kutwitaho rwose. Utwereka urukundo buri gihe cyose. Urabona rwose umuhungu ni
arigira nk'aho nta kintu na kimwe azi kuri uwo mugore, yigize umumarayika, bya bindi bajya bavuga ngo ni umutagatifu. Urabona rwose urukundo rusa nk'uruhari. Yagiye kumwereka icyumba cyo kuraramo, umuhungu nawe yasigaye mu ntebe arebuzwa, areba hirya, areba hino, mbese urabona ko yishimiye kuba muri uru rugo rwose. Yabyishimiye rwose, urabona ko umukobwa bari kumutembereza mu nzu hose, genda amwereka uzajya uca hano. Nkwibutsa gukanda subscribe nimba utarayikanda, kugira ngo tujye dukomeza kubana mu nkuru zacu za buri munsi. Njye mukomeje kubana ni Birasa Official. Urabona rwose ari kumwereka, agenda amubaza urahabona ute? Ni ukuri sister, ni heza, njye byanshimishije rwose. Baragarutse basubira muri salo. Urabona rwose umugore wacu yamaze kumenyera mu rugo, yatangiye guhanagura, ari guhanagura televiziyo, ahanagura utubati. Urabizi nyine nawe nk'umuntu warezwe, ntabwo yabyuka ngo abure gukora amasuku rwose. Mukuru we yaje kubyuka abona murumuna we yatangiye gukora amasuku. Kubera iki wihaye akazi? Aha ni iwanjye, uba ugomba kuryama ukaruhuka rwose, ukita ku mugabo wawe. Oya sister, ntabwo ari uko narezwe rwose. Mba ngomba kubyuka nkakora, nkagufasha. Erega nawe uradufasha. Urabona rwose yakomeje gukora amasuku. Urabona arasa nk'umwana warezwe rwose, afite ikinyabupfura. Urabona turi mu gikoni rwose, ari kugenda yoza ahantu hose. N'uyu mukuru we yakomeje kumwitegereza, arangije aramubwira none nashakaga ko wajya guhaha kugira ngo uze kuza duteke. Sister, ntaribi ndaza kujyayo rwose, ntugire ikibazo. Ndakuzi mdogo wangu, ndakuzi rwose. Ukunda gukora, niyo mpamvu ntakwibukije guteka ngo urye, n'inzara yakwica pe. Ntabwo usanzwe ni ukuri, kandi uri uw'agaciro mu buzima bwanjye rwose. Sister, aha ni nko mu rugo, nta kintu rwose na kimwe ngomba gutinya. Nta kintu ngomba gutinya rwose.
urabona rwose bicaye bahuje urugwiro bari kuganira byashyushye. Tukiri aho yari aryamye rwose uyu mukuru w'uriya mugore, urabona rwose ni nijoro, n'uriya muhungu nawe yari aryamye n'umugore we, abizi nyine bari bageze mu gihe cyo kwitanaho, umugabo ari kwita ku mugore we, uyu nawe urabona rwose yari wenyine, yaje kumva bibereye muri ya mikino y'abubatse nyine, ubushyuhe bwaramurenze, arabyuka ajya gutega uguti rwose. Kubaho rwose udafite umugore, noneho ukaba uri n'ahantu udafite umugabo, ukaba uri n'ahantu rwose hari aho babikora, uba wumva ufite ikibazo. Yagiye gutega uguti rwose, urabona ko byamurenze rwose. Ntabyumva, urabona rwose hari ibyo bamukumbuje, kandi nta handi yari kubibona rwose. Yaranyombotse rwose, asubira mu cyumba cyiwe aratuza, kuko ntacyo yari gukora, hari mu ijoro. Bwarakeye, urabona ko bari gufata amafunguro, urabona rwose baricaye, uriya mugore aragerageza kwicira ijisho uyu muhungu, ariko uyu muhungu yibereye ku biryo rwose, ntashaka kumureba. Ntashaka kumureba rwose. Nkwibutsa rwose, nimba uri umuntu mushyashya kuri iyi channel, waduha subscribe ugakanda no ku nzogera. Uri umuntu w'agaciro rwose, ukomeza kudukurikira buri munsi. Nta wundi dukorera, ni wowe dukorera. Nubishobora ushyireho na comment rwose, utubwira uko wabibonye, uko warebye iyi filime. Urabona rwose yari yicaye murumuna wiwe, amubwira ko muri iri joro mwanyicishije irungu rwose, ubanza uriya mugabo ashoboye akazi, kuko ntago nabyumvaga neza rwose. Ijoro ryose sinasinziriye, mwandishije umubu karahava, ibitekerezo bimbana byinshi rwose. Koko se nta kibazo, ariko nta kibazo, byari ibisanzwe. Ni ahangaha igice cyacu rwose kirangiriye. Ntuze gucikwa n'igice cya gatatu tuzabagezaho ejo nk'aya masaha rwose. Urabona ko umuhungu yongeye ahura n'uriya mugore, basubiye mu buriri rwose. Na ejo njye mwari kumwe ni Birasa Official. Ciao ciao.